numva ikintu kibaye cya kintu ikura mu myanya ndangagitsina, numva ni nka baro ibastinze, ndashiguka cyane, nikozeho mbona amaraso menshi cyane, mvuze induru, ndataka cyane, mvuze induru, mbura umuntu ntabana. Buriya byari mu mipango ye, yuko avuga ati nanjye nzabimukiza uriya babana n'abamuhombe. Ngiye niko nabibonye, ntekereje mbura ukundi kuntu mbyifatamo. Nizere ko mumeze neza kandi nizere ko ubuzima bukomeje kubagendekera neza, nizere ko Uwiteka Imana akomeje kubarinda ndetse no kubafasha. Inkuru nziza nuko mu Rwanda ubu noneho cya kinyagwa cy'icyorezo Uwiteka arimo aragenda atuzanira ibintu by'ibisubizo, ariko bidakwiye ko mugomba kubereza ingamba, mugashyiramo metero. Murabona ko ngiye n'umutumirwa wanjye harimo metero, ubundi mukambara agapfukamunwa neza, ubundi mugashyiramo intera ya metero, ubundi ubuzima bukabasha kugenda neza. Kandi Imana ishimwe ko uyu munsi ndi gukora ikiganiro inkingo za mbere zageze mu Rwanda 240. Mu kanya nimugoroba haraza ibindi kugira ngo ibintu bibashe kugenda neza. Rero uyu munsi ndi gukora iki kiganiro wumve ko aribwo inkingo zahageze, nibwo ibintu bimeze neza. Ku itariki 20, ku itariki 3 z'ukwezi kwa gatatu nibwo ubuzima numva abantu nibavuga kwikingiza muzabikore mwuka byaramwe, kandi niba bataragukingira uzabashe gushyiramo ingamba zose tuzubereze kugira ngo tubashe kuba twarwanya iki cyorezo. Ndakwibutsa ko iyi ni Yawe TV. Rero ndi kumwe n'umutumirwa yahuye n'ikibazo gikomeye, ntabasha kugira uko nyivuga. Burya gufata umuntu ukamutera icyuma mu myanya ndanga gitsina ye kandi ari umuntu mukuru ukuze ni ibintu biba bitoroshye. Iyi ni Yawe TV, ngewe ndi Nyawe. Reka nangire mu ikaze. Muraho neza, meze neza, turaho turashima Imana. Aka kavura kaguye uyu munsi wagaciye? Aka kavura kaguye uyu munsi ku bwanjye ntabwo nari kubasha kuhagera, ntuye hafi ku muhanda. Nahamagaye akamoto nyine karaza karantwara, ntabwo nabasha kugenda muri iki cyondo, aba ari ugucumbagira nyine. Aba ari ugucumbagira, ariko wambaye neza. Murakoze cyane. Uvuge ngo assalamu alaikum. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Rero reka nsuhuze rero abantu bose batuye hanze y'igihugu cyacu, abantu badukurikira abari mu gihugu cy'u Burundi, Leta Zunze Ubumwe za Amerika, abantu bari muri Australia. Cyusa ndakuramukije kandi nguhaye yambu, ndaguhaye yambu. Reka nsuhuze abantu bose badukurikirana Ines Birmingham City mu Bwongereza, nawe ndakuramukije. Umuntu witwa Depite Philibert, nawe nguhaye yambu, ndavuga uri umuntu wacu kandi cyane. Mama, umeze neza? Ndaho nyine biri kuza, meze neza kubera ko kungeje kuri iyi saha ngihumeka, ndikumva meze neza pe. Ndashima Imana, n'ibindi bizagenda biza. Amazina witwa nde? Amazina nitwa Nyiraneza Zaituni, ariko abantu bamenyereye banzi ku izina rya Mama Kinga. Mama Kinga. Yes, rero Mama Kinga, ko witwaje akabando? Nitwaje akabando, nahuye n'umugizi wa nabi, ariko sinabivuga ngo n'umugizi wa nabi, twahuriye mu nzira. Ni kwa kundi ubuziranye n'umuntu ari inshuti yawe ariko utazi biri imbere mu mutima we nyine, akamemukira. Yahuye n'umugizi wa nabi arampemukira, aranyangiza pe. Hahandi nashoboraga kuba ntakiri no mu mwuka, usibye Imana yonyine yakoze ibyayo, nkaba ngejeje isange humeka. Rero hari umuntu wakumva ngo hoye n'umugizi wa nabi akabona uri kugenda, akabona wicaye uri guhumeka, amaboko yawe ari sawa, amaguru akavuga ati ni sawa. Turagira ngo utuvire muzingo, byagenze gute? Umugizi wa nabi mwahuye gute? Mwari musanzwe muziranye cyangwa ni kwa kundi umuntu agutega mu nzira? Oya, twari dusanzwe tuziranye tukiri abana, kumva ko ubu ngewe umbona mfite imyaka 39. Navutse muri 82 mu kwezi kwa karindwi, mfite imyaka 39. Uwo muntu rero nubwo namwita umugizi wa nabi, n'ubundi yari inshuti yanjye. Yari umusheri wanjye tukiri abana, twakunda ugira urugo, turakomezanya tuba abashuti, nawe agira urugo. Ubwo nza kugira abana nyine, ubu ngiye mfite umumama w'abana 5.
harimo na kingara n'imfura yanjye. Kingara n'imfura yanjye. Noneho rero tuba inshuti bisanzwe, igihe kiza kugera turatandukana kubera ubuzima nyine. Igihe cyaje kujya turatandukana, naje kujya mu mirimo, yewe nize siyesika, nza kujya mu mirimo, njya mu kirimo y'igipolisi. Muri igipolisi maje kugikora, nza kugerayo n'ubundi mbona n'undi muntu dukundana. Wabaye umupolisi? Nabaye umupolisi, ariko nyine nza kubonamo undi muntu dukundana mu gipolisi, mu kazi twakoraga. Wa musivile mugenzi wanjye twakundanye turi abana, we sinzi niba yarankundaga cyane birenze ku bwanjye, nyibona uwo nguwo nyine yaje kumvamo umuntu wo nguwo twabanye. Waje kuva mu gipolisi ubu se uri umusivile cyangwa? Naje kuva mu gipolisi mfite abana babiri. Umugabo wanjye yaje gukora agisida, nawe aramanuka ahantu hariya kwa Mutwe mu kiraro, asa nk'aho ashwanyutse, mara imyaka 2 mu bitaro ndwaje umugabo, nza kwandika nyine ndadasitinga, bamvamo nyine ndasezera. Igipolisi umugabo mugikundana, uwo muntu se mwakundanye mwaje gushwana gute, cyangwa se nuko wigereye mu gipolisi ukabonayo uwundi mujama nyine mwiza ukavuga ati reka twikundane? Nagiye mu gipolisi, ngezemo duhuramo n'undi twakoraga akazi kamwe, kumva ko we namusize i Kigali, njya gukora ahantu bita Cyabingo. Gukorera Cyabingo mpamara imyaka 2. Nza kuva Cyabingo njya gukora ahantu bita muri Ngororero kuri Eto Gatumba, njya kuhakorera amahuriro n'uwo nguwo, nanone turakundana. Muri iyo myaka 2 yarishizeho nabonana n'uwo nguwo, nikundira uwo nguwo wundi. Maje gukunda uwo nguwo wundi, ubwo rero aba ari we tunabana. Wa wundi twari inshuti kera tukiri abanyeshuri twiga twese, ukumva ko nawe yaje kurangiza amashuri ye ajya mu yindi mirimo yiwe. Tuza guhura mfite abana 2. Ubwo mfite witwa Kingara, mfite n'undi bita nanone Diama. Ubwo tuza guhura mfite abana 2, arambwira ati se byagenze bite? Ndamubwira ati narashatse, ansaba yuko nareka undi nashatse ngasubirana nawe nyine tukagenda tukimariya, akaba dukomeraje kuko nashatse twari twarunze indowa. Indowa urayumva, yewe dini yacu ya Isilamu. Twunga indowa, waramwumvisha ambwira ati twe tuzimariya, tugende dukore mariage civile, indowa izemo ariko tubane pe, mbabarira. Ndambwira ntabwo byashoboka, ngenda umumama mfite abana, ntabwo nasenya urugo rwanjye ngo nze kubaka urundi, ntabwo byumvikana. Urabyumva ko ntibyoroshye kugira ngo usenye umumama w'abana 2 ujye gushaka undi. Ndamubwira ese uzihanganira kuba papa w'abana? Ati rwose. Ndamuhakana, ndamubwira ntibyashoboka, ahubwo nk'umuntu dusanganywe turi inshuti twakomeza tugakundana gutyo bisanzwe, tukajya tuganira. Nta mwanzi wagutera aturuka iwanjye, nawe nta wantera aturuka iwawe. Tukomezanya ubushuti uko nguko. Aza gukora mariage, ajya gusaba umugeni ahantu bita mu Bugarama cyangwa kabisa, ndamushyigikira, ndanamupresenta, akajya agenda iwanjye, ndamupresenta kuri shefu, turamushyigikira, tujya mu bukwe bwe. Noneho akoze mariage, nawe wundi bakoze mariage mu Bugarama, nawe baza gutandukana babyaranye abana 2. Ansaba yuko twasubirana rwose, ati mbabarira, buriya niwe uri kuntera ibibazo byose. Nza kumuhakanira, mubwira ko bitashoboka, kandi mfite urugo ngewe urwanjye nta kibazo rufite. Tugumiza dukundana gutyo, bya bindi nyine by'iki gihe. Nge nabonye ko ari nk'iby'iki gihe, Imana imbabarire, nsigaye naranze abantu bose bitwa abagabo. Gitsina gabo ubu ngubu n'uwanjye nuko adahari, gusa yarabyumvishe, ntabwo urukumva ko ntiyakumva ko ndi mu bitaro, gwe kutamenya icyambayeho. Gusa namubwiye ko ari umugizi wa nabi, ariko agomba kumenya uko bimeze nyine. Aragira rero, arambwira ati rero urame mu kibanza ko twimariya, kandi niwe watumye nshaka uriya mushikazi, akaba mbereye umugore mubi, niwe wabinteye. Ndamubwira ati ntabwo njya bigutebura, n'ikigeno cy'Imana rimeze, ahubwo reka nzagushakira undi musheri mu bakobwa nzanye nabo mubane. Arambwira ati reka ndashaka wowe umuranga, mubera umuranga. Kumva ko nubwo twatandukanye ntabwo twanganaga. Ndamubwira reka nakurangira undi, aho uyonsenya urugo rwanjye. Arambwira ati reka dukomeze tube inshuti, abana bawe nzababera mujomba, nawe ukomeze umbere sister, tuve inshuti uko nguko.
turakomeza turakundana, ndamuperezanta ku mugabo wanjye, mfite umugabo w'umunyamahoro, ndamubwira turiya ari inshuti yanjye tutaramenyana. Buriya hari akazi waragiyemo ntutinye gusobanurira umuntu ati uriya muntu hari ikintu twahuriragaho mbere y'uko tumenyana, ariko nubwo twamenyanye azatubera inshuti ntabwo bizongera. Ndamuperezanta umugabo rero umunyamahoro aravuga ati ibyo byose birumvikana ko wabaye mama kingara, mama diyama, ako wajya kuri uriya aratuza. Rero umugabo yaje kumpamagara arambwira ati urihe, nindi mu isoko, ngewe nkorera muri modern market Nyabugogo, curuza ibintu by'inkweto, niho nakoreraga. Ubwo rero arampamagara tugenda ndi mu isoko ku itariki 20 z'ukwezi kwa mbere, yampamagaye nko mu masaa 9 gutyo z'amanywa, arambwira ati se nta kuntu wasohoka nguze hano ku nkunda amahoro hejuru kuri 7 uze tuhure. Ndamubwira nise ko ntarabona amafaranga y'inama, buri umucuruzi kumenya ko yungutse nuko aba yaragiye mu nama akayishyura, inama ikazaguka kubona nawe salere. Arambwira ati ngwino nta kibazo, ati namwishyura ngahenda biyamubwira ati ngwino nta kibazo ndayaguha, ntungure fanta. Nukuri numvaga nta kibazo mfite nawe cyatuma mpemukira bigeze ahangaha. Arambwira ati ngwino ntugure fanta, ndagenda njya kunywa ya fanta. Tumaje kunywa fanta, arambwira ati rero hano botsi amaburusheti, ariko ntiwajya burusheti zaha nk'umuntu nkawo muhajati, ati ahubwo tugende mu rugo mfite inkoko nyibicinje uyiteke tuyisangire. Njya mu rugo ajya gucinja inkoko, kumva ko nagezeyo nkuramo imyenda yanjye kugira ngo itandura, njye mu bikoni nambara ka esuime, abaga ya nkoko turateka, duteka ariko turi kuganira nyine. Urabyumva nawe uri umuntu mukuru, namwe muri abantu bakuru si mu byumva ibyo mvuga se. Turaganira biza kugeza saa 5:15, ya nkoko numva yari ihiye z'ijoro. Ntangira kwibaza uburyo nanjye ngomba gutaha turi muri ibi bihe nyine bigize. Ndavuga ati subu ndataha, utarambwira ati nta kibazo, ngewe nzinzira hano zapanya ndakunyuzamo, umura ntago urarukubiri n'abana ngo abana babone kutaraye mu rugo, nta kibazo rwose. Naramwisanzuragaho mwiyumvamo cyane. Mboya nk'uko ibirahiye nshyiraho amazi ubugari, ndamubwira ati ubu ndebera reka nirambike ndi kumva mu mutwe hananiwe. Mu kwirambika nguko nahise nanjye insa nkaho mfashwe n'agatotsi, mu gufata nimba ari ibintu yamaye muri fanta yamaye mu rugo, nimba ari ikintu yankiriye muri fanta simbizi. Ngenekereza ko ashobora kuba yarankiriyemo nk'ibintu byatumye nsinzira, kuko kumva ko nahise nanirwa mpishije zirya nkoko, ngenda nko kwirambikaho gatoya. Mu kwirambika rero nta n'iminota 10 yashize nkigeraho kuri ubwo burere, nahise nsinzira. Mu gusinzira rero naje kumva ikintu kimeze nka baro giturika kuri ngewe, numva ikintu kibaye cya kintu ikura mu myanya ndangagitsina, numva ni nka baro ibastinze. Ndashiguka cyane, nikozeho mbona amaraso menshi cyane, mvuze induru, ndataka cyane, mvuze induru, mbura umuntu ntabara. Abaturanyi nibo baje kuntabara, bavuga bati se hano habaye iki ko turi kumva induru y'umuntu kandi tukaba tutari kubona nyirurugo, ati byagenze gute? Ubwo ngubwo kumva ko yaramaje kuntobora, yarantoboye, ariko Imana niyo yakinze akaboko, kubera ko nubwo yantoboye ntabwo yagejeje indani, yageze indani kugeza ubu ntabwo mbasha kwicara, gusa nk'imitsi yacitse, yaranyangije cyane. Arantobora ahita yirukanka aragenda, icyuma akirekiramo, ko nguko yagikubise akirekiramo. Noneho kwa kundi bigenda bisa nk'ibihora, wowe ugenda wumva bisa nk'ahari parasitike iri gukurura. Noneho umupapa wahageze bwa mbere niyo se ngo ngo hano ngo hari umuntu ngo bahiciye, amaraso yarakubise gutyo, kwa kundi wirambitse ku gitanda, amaguru ari hasi, arakubita arameneka, aragenda agera muri salo. Ngo hano bahiciye umuntu, yinjira zikari nyurugo bishe, yinjira aje asanga ni ngewe. Aravuga ati si uyu mudamu yaje hano ryari ko tubona bamwishe, ati dore ni icyuma avuza induru. Mu kuvuza induru rero we yatinye kukikuramo, ahubwo ahamagara umutekano baho ngaho, nibo baje bankuramo icyuma bakinkuramo, banjyana kwa muganga. Ntumva kubera kuko byayendaga bihora, nibwo narushakaho kubamara. Namaze iminsi 2 muri polisi Kacyiru.
namaze iminsi 2 kuri polisi bahita bamfata banzana CHK naho nahamaze ukwezi ubwo rero nyuma yo kuva mu bitaro nabonye ntari busubire mu rugo numvaga ari ibintu bikabije by'isoni n'abasore banjye mita nkomeza njye Musanze kubera ko i Musanze niho iwacu batuye nkomeza njye Musanze ubwo ejo bundi muri iki cyumweru cyashize mu mare 24 nibwo nagarutse n'ahangaha inje none kuri rendez-vous ya muganga kubera ko bambwiye ko bazajya bankora controle buri kwezi ngomba guhora kwa muganga bari bambwiye yuko n'ubungubu bari bampaye rendez-vous bambwira ngo nyuma ya 24 hari abaganga bazaza n'ubundi b'inzobere bagomba kundebera ko nta bibazo bigize birenze wenda nshobora gukomeza nkagira gusa ngiye nta kibazo ndi kumva mpumeka neza kandi ikindi niyo byaba byarabaye ibirenze byagira kuko mfite abana narababyaye abana ku bwanjye nshima Imana kuba narabyaye abo bana nkabashije kuba mfite abana ufite abana uravuze ngo uwo muntu rero wayikugiriye nabi ntushaka kumuvuga mu mazina ntushaka ko bazamufata oya nagaruko mvuga ngo sinshaka ko bazamufata n'ubundi bamwitaga Zambi ni zina rye n'ubundi bamuhimbaga amazina yiwe nyamazina n'ubundi yitwa Sibomana Ramazani nawe ni umusilamu yitwa Sibomana Ramazani baramushakishije gusa nyuma yabwo tuza kumenya yuko n'ubundi ari Rusizi byumvikana ko ashobora kuba yaragiye aho ngaho yari yarashatse kwa sebukwe agasa nkaho ari ahungira tuza kumenya ko ari Rusizi noneho haza mushiki we twari inshuti cyane twariganye azaje kunsura yaransuye mushiki we kwa muganga anyitaho akagenzanira ibyo kumfasha amaji ibintu nk'ibyo ejo bundi levende aza mu rugo aje kwiba ibyangombwa nivurizagaho kwa muganga kubera yuko n'ubundi we sinzi niba ari byo bagambanye na mushiki we ariko we yaje kubyiba afite gahunda n'ubundi kubera ko nta muntu wundi wageze iwanjye pe usibye uko biri uwo mushiki we niwe wageze iwanjye araza mu kugenda ntigeze dusezera sinigera mbyitaho byo kuvuga ngo ndareba nanjye za mpapuro za muganga ahubwo kuri rendez-vous kuri 24 nibwo natekereje kureba za mpapuro ndazibura maje kuzibura mbaza umuhungu wanjye kingara mbwa ati se izo mpapuro ko zabaga muri valise yawe akaba nta muntu wundi ujya ugera mu cyumba cyawe ati tekereza neza baramfasha turazishaka mpamagara uwo mukobwa ndamubaza ati se ko ari wowe wari uri hano cyagenda kukwereka amafoto ya radio ibyagaragaje ntago wabuzi aho twazishyize arambwira ati meruka tuzifata ati nayashyize hejuru kuri keso ati rebe nimba ataraguye munsi y'igitanda turazishakisha turazibura nuko ubwo nibwo nahise njya kureba umuganga ukorera hariya inyamirambo bita ntuze ukura ibintu by'amenyo hano kuri dialogue bamwita Felix njya kumureba arambwira ati sura cyafite nimero yawe ya CHK ndambwira nta gakarita narakabuze ariko ndikumva nimero ntayibagirwa arambwira ati uzasubira kwa kindi nimero nyine bagukorere babone kongera kugukorera nuko nsubira kwa muganga gutangira bundi bushya nari mfite izo nivurizo bakareba uburwayi bwanjye uko bumeze gusa nyine ubwo narongeye njya guca mu cyuma barambwira ngo bazampa igisubizo nanone de 24 bambwira uko bimeze n'ubundi ariko nyine ndi kumva biragenda bizo uko ndabasha gutambuka ndabasha kwicara n'ubu twicara nicaye umwanya munini ubundi sinajyaga nicara imyanya yabaga ari ukuba ndyamye gutyo gusa kuko n'ubundi wo kunyangiza nago yagejeje indani yageze indani nago nari kuba nicara no kunguko nta nubwo nari kuba ngezeje isaha ngiye niko mbitekereza ariko yanciye imitsi n'ubundi kubwitumiro uri kubona ko akunda umuntu yiherera bikivanga yanyangije nyine hari umuntu ushobora guhita yibaza umugabo wawe arahari umugabo mwasezeranye wabimubwiye gute watinyutse kubimubwira gute cyane ko yarasanzwe amuzi we ntabwo byamutangaje gusa yatangajwe n'ukuntu nagiye iwe kumusura kandi azi ko amaze umwaka nawe adahari umugabo wanjye aba Mozambique
azi ko amaze umwaka atari mu Rwanda ndavuga ati kandi wihangane turi abantu bakuru ubu nawe Mozambique sinamenye uko wigenza nari nagiye ku nshuti yacu ubwo wanjye aravuga ati rero nawe wihangane wirwaze ntuzagire ikintu nkeneraho cyakoze nzajya ngaburira abana banjye ariko sinzumve hari ikintu nkeneyeho ati abana banjye nzajya mbamenya ati ibyo ari byo byose n'ubwo uri kuvuga ngo Mozambique uko mbayeho ntabwo ukuzi ati ibyo ari byo byose wowe ahubwo ni wowe byagaragaye ko ari wowe wakoraga amahano niko yambwiye ariko nyine si umugabo hari kundi yakubwira n'ubundi si uwo mwaka yari yaramaze nanjye ndabubwira nti niwe wabinteye kuki wagiye ukamara umwaka uriye yose ubaze ko bizagenda bite rero hari ahantu wavuze ngo ukiva mu bitaro wahise wigira mu rugo ufite ikimwaro cyo kujya mu bana kucyumva ufite ikimwaro cyo kujya mu bana nuko wahuye n'uwo mugabo cyangwa waje no kugaruka gute numvaga biteye isoni nyine guhinguka imbere y'umwana avuga ati ngo mama ngo dore ngo nabasha kugenda ukibaza se ubu ngubu umwana azumva yuko byambayeho gutyo wenda mbyara azumva yuko byambayeho gutya nakoze impanuka y'imodoka azumva ari ibiki byambayeho nyine ukumva ko abana banjye bamaze kuba bakuru kingaragize imyaka 17 amaje kugira ubwenge nyine numvaga nanjye mfite ikimwaro cyo kubinjiramo ariko nyuma yabwo nyine kubera ukuntu twagendaga tuvugana n'abana bakambwira ati pole mama ihangane bakankwa nka soringa nyine ndavuga ati reka nongere nsubire mu rugo nsubire mu bana ne gukomeza gutuma abana bariho nabi bari bonyine nsubire mu bana ndongera ndaza ariko mu kuza nyine ubwo naje nje kuri randevu ya muganga umuhungu wanjye yambwira ati kuko nabanje no kuza ngiye Nyamirambo njya kwa murumuna wanjye umuhungu wanjye yambwira ati ariko ujya kurandaguza ntabwo ugira uburiri ati wagiye uza ukarara mu rugo ati uri mu biki umuhungu wanjye aza kuntwara ngenda gutyo buri abana b'abahungu n'abana beza ariko batandukanye n'abakobwa uw'umukobwa aba yararakaye ariko umuhungu agusubiza mu rugo da n'abakobwa mfite umukobwa nyine ukurikira uwo muhungu Diyama agize imyaka 15 uwo mukobwa nyine ukumva ko aba yararakaye ariko uwo muhungu wanjye mukuru n'undi wa gatatu barambwira ati ngwino mu rugo nyine byarabaye uziganirira na papa niko yambwiye umuhungu wanjye ariko nase nyine ararakara akagira akambwira ati ujye wirwariza ntukansabaho imiti rwose uzihangana sinzumva mbwira ikibazo kigendanye n'imiti ko mbizi ko nawe ashobora kuba dukurikirana ni iki wabwira papa w'abana umugabo wawe mwasezeranye bakakanya mwicaranye kikuvuye ku mutima kimvuye ku mutima nuko namusaba imbabazi pe ndamusaba imbabazi n'umuryango wose n'abana banjye n'umuryango wanjye ngiye ibyo ngibyo iyo mbitekereje amarira araza ikiniga kiramfata kandi ntago ariko nari nsanzwe iyo mbitekereje mbura ukundi kuntu mbyifatamo nawe kandi arabizi ambabarire pe n'umuryango we n'umuryango wanjye mbasaba imbabazi n'abana banjye kuvuga ngo nawe ahabyumva kubabarire ambabarire ahabyumva nawe aho abyumva ambabarire pe nanjye ibyambayeho ntago ari ibanga ngo ndabigira ibanga ni ibintu byagaragaye ku maso ya buri muntu uwo ari we wese kuvuga ngo ntawe urenganya ni wowe wizize cyane nawe ndenganya pe sibyo wenda nko kuba nabona uwo wabinkoze nyine akajya mu butabera kuko n'ubundi yakomeje akomeza kubura ariko noneho bavuga ngo ari rusizi bakamushakayo ikirego kiri muri ribu ntabwo baramubona nkawe wumva ari nkawe ugiye kumukatira igihano wamukatira igihano kimeze ute ntabwo namukatira ngo napfe kubera ko nanjye Imana yarandinze ariko n'ukuri nawe yahanwa n'amategeko imyaka mike namusabira ni nka 15 byibuza n'akazavamo yarashaje nta kintu kibasha kugira icyo yimarira nkuko nanjye ubu ntacyo ntiyimariye birababaje
hari umuntu ushobora kuvuga ati niwe wabyiteye ariko burya ntawe umenya uko bucya. N'ubu iki kiganiro turi kugikora wasanga hari umuntu uri guteka inkoko ahandi, wasanga hari umuntu uri buze kurara ari buteke inkoko namenye ukuntu ibintu biri buze kugenda. Ariko mbere y'uko ngira ikindi kintu mvuga, reka nkwibutse ko urajya kuri Menya Nibe TV, ukore subscribe, abanyarwanda muzana ibintu byanyu mbamamarize, mbishyire ku mugaragara, abantu babimenye, namamaze nanjye mu amafaranga njye nzabashe gutunga umugore n'abana, kuko nimwe nkorera nta bandi nkorera. Rero uyu mumama arababaje nubwo wenda navuga ngo niwe wiyizize, burya nta muntu utagira icyaha mu isi, nubwo atari umukristo arabizi, na Yesu yaravuze ngo udafite icyaha namutera amabuye. Nawe ari kuvuga ati ndicuza, ndasaba imbabazi umuryango, ndasaba imbabazi umugabo, ndasaba imbabazi abana, kandi babyumve bakubabarire. Ni ukuri bakubabarire, nanjye ngusabiye imbabazi, ndazigusabiye. Noneho rero kugira ngo turere Kingara, turere na Diyama, turere n'abandi bakurikira Diyama, turere n'abandi bakurikira ukurikira Diyama, ushobora kuba ufite 100, ushobora kuba ufite 200, ushobora kuba ufite 500. Ndagira ngo atubwire nimero yiwe ya mobile money, ubundi kugira ngo ubuzima nawe tumufashe. Burya umuntu nakosa agasaba imbabazi, mubabarire, kandi inkuru irababaje. Nawe wa mugabo we rero ahantu uri uzihisha uyu munsi n'ejo bundi, ribo ndabizi ishoboye akazi, singaho nicaye. Tubwire nimero yawe ya telefone ukoresha muri mobile money. Nimero yanjye ya telefone nkoresha muri mobile money ni 078 61 73 255, 078 61 73 255. Ibaruye kuri njyewe ni Nyiraneza Zaituni. ushobora kuba ufite na Kingara wawe afite nimero iba muri mobile money. Kingara wanjye aracyari umwana. Iya Kingara wanjye nayo imbaruyeho 078 nanone 95 45 68. Ni ya Kingara. Ubundi amazina yiwe nyakuri ninde? Kingara nako bamuhimba, akunda umungara. Yitwa Niwe Musa Yasini Kingara, ni izina ryiwe. Yitwa Niwe Musa Yasini Kingara. Niwe Musa Yasini Kingara, ariko ashaba ababyeyi muri itakoka. Yes, ndakubwira ngo nyarukira kuri Instagram yanjye, nitwa Nyawe 2020, ubundi unfollowing ndetse n'ubuzima bubashe kugenda neza. Ubundi unanyandikire na nimero zanjye za telefone ziri aho ngaho, ushobora kuba ukeneye kumvugisha ubundi ukanamvugisha, cyangwa se niba ukeneye kwamamaza hamagara kuri 07 83 22 22 77, cyangwa se utwandikire kuri email ya Yawe TV, nayo urayibona aho ngaho, aho tuba twashyize ibintu byose. Zaitu, uri umupolisi, igipolisi ubu ngubu cy'u Rwanda hari ikintu kigufasha mbere? Ubu rero nta musivili, ubu ntabwo uri umusivili. Ndi umusivile, kubera ko ninjye wasezeye, kandi hashize imyaka myinshi nyine ntisezeye. Hashize nk'ingahe? Nasezeye 2005. Umaze kugira irepe? Narakigiyemo 97. Nari maze kugira ipeti rya sergeant 2005. Ndasezera mbyaye umuhungu wanjye wa kabiri, ari nabwo umukobwa wanjye wa kabiri ndasezera. Ubwo nari nasezera ariko n'ubundi ntwitinda y'uwo muhungu wanjye wundi wa gatatu, uwo tujya twita Espoir. Uwo muhungu wanjye rero niwe watumye nsezera, ko nari mbonye maje kugira abana benshi, na papa wabo yarakoze impanuka, mbona ngomba gushikama ngakorera umuryango. Ndoye mu gipolisi wari ushinzwe iki? Mu gipolisi najyaga ku burenzi nk'abandi bose, hari igihe ariko n'ubundi nageraga nyine nkajya kuba nka epije, nkakira ibirego by'abaturage, ariko uburenzi nyine nkabukora nk'abandi bose. N'abantu biyo za Nyaruguru iyo ngiyo warahakoreye numvisha bavuga? Nakoreye muri Cyabingo. Cyabingo ni muri za Butare iyo ngiyo? Oya, ni mu Ruhengeri, ni mu nce za Ruhengeri hariya muri Cyabingo ku mashuri narahakoreye. Abantu bakorera barakwiba? Abandi baranyibuka. Wagiraga amahane? Oya, ntabwo nagiraga amahane, nakoraga akazi kanjye nyine nk'uko kagombye gukorwa umupolisi wose w'u Rwanda. Mwita ku gihugu n'abagituye, ntabwo nagiraga amahane pe.
Mite mboneraho nshimire polisi y'u Rwanda, nshimire kabisa polisi y'u Rwanda ndetse n'ingabo z'igihugu zikomeje kubungabunga amahoro hano mu Rwanda, za Central Africa ndetse no mu bindi bihugu. Yawe TV turavuze ngo tubahaye yambo kandi turabashimira ku kazi keza mukora pe ko kuturindira umutekano. Niyo mpamvu mba nicaye hano ndi kuvugana na Zayituni kugira ngo ageze ku banyarwanda ibyamubayeho, ariko Zayituni mu bintu byakubayeho harimo isomo ikintu nagira inama bagenzi banjye, abadamu bagenzi banjye cyangwa abapapa bagenzi banjye bakibasha gutambuka bakibeta bakajya gucinya mu gikari, nyamuneka babyirinde kuko hari igihe umuntu ukubwira ngo duce mu gikari aba ari umwanzi wawe. Mubyirinde rwose, mufatireho aho muri, mutuze kandi mushikame, munyurwe nuko muri. Ibyo byose byabaye ubwo nanjye nashakaga kugira ngo niyibagize umwaka wari ushize ntaseka, ariko guseka byaje kuvamo amarira. Birinde rero ibyo bintu rwose, babwire neza birinde guca inyuma abagabo birinde guca inyuma abo bashakanye, kuko ntabwo tubaca inyuma twenyine, n'abagabo baba barimo. Wasanga hari kuba hariho umudamu nawe umeze nkanjye, wasanga hari kubaho umudamu umeze nkanjye nawe akayikata. Ahubwo rero ntabwo yari kubona ubwisobanuro. Gusa amahirwe nagize ngewe ntabwo byari guhita bikunda ko bivaho byose. Umugabo we neza iyo bashyizeho icyuma bihita birangira. Mubyirinde guca inyuma pe, mubyirinde kandi nanjye aho ndi ngiye kubyirinda. Nsaba n'Imana imbabazi n'umuryango wanjye n'abanyarwanda muri rusange n'igihugu muri rusange, kuko iyo bigenze gutya bigira ingaruka ku gihugu. Ni ukuri ubu sinavuga ko ari njye wivuza, nta bantu bagenda bamfasha. Ku bwanjye ntabwo nakwivuza. Kuri iyo mituweli hariho imiti banyandikira ntabasha kubona, ngafashwa n'abantu. Ubwo rero rwose nabagira inama yo kureka ibyo bintu tukanyurwa n'ibyo turi kumwe nabyo, byaba bitanahari tukajya twemera tugashyiramo amazi menshi, amazi akonje, ubundi tukabiforomata mu bwonko, tugatuza tugategereza. Kuvuga ngo umuntu wese utekereza guca inyuma umugore cyangwa umugabo agende yicare mu mazi akonje, agenda yicaye mu mazi akonje, kandi yaba n'umugabo yumva bimukomeranye afata amazi akonje agende yoge, ubundi muri we akimara kwitera amazi byari biri mu bwonko birahita bivamo, ubundi atangira ubuzima bukomeze, ategereza umugabo we cyangwa umugore we igihe bazabonanira. wabonanye n'undi agutwara ubuzima? Nabonanye n'undi antwara ubuzima, kumva ko nta nubwo twabonanye kuko yanshakaga, twabonanye ashaka kuntwara ubuzima kuko namubenze tutabanye. Ni ukuvuga ngo ubundi mwabanje gukora akazi inyuma aza ko kwitura? We buriya byari mu mipango ye, byari mu mipango ye yuko avuga ati nanjye nzabimukiza uriya babana n'abamuhombe. Ngiye niko nabibonye, byari mu mipango ye, ariko ntawe nabwira ngo nimba arakunze umuntu ntagukunde ngo uzamwiture kumuvutsa ubuzima. Kuvuga ngo nk'uko ari we wakubanje n'ubundi mbere, ni nawe wagusezeye cyane rwose. niwe wansezeye. Ubu ngubu ntabwo ari vuba kuzongera gutekereza ibyo bintu, ni kera cyane kandi imyaka iri kunsiga, ubwo nzaba nanashaje. Ubu ngubu nibyo byabaye ibya nyuma. birababaje nubwo ndi guseka, ariko nabaje uravuga ati nibwo bwabaye bwa nyuma. Ubu ngubu umugabo yakuvuye mu bwonko, ariko mana we, ikintu cyitwa umugabo cyo rwose wikimbwira. N'ubu turi kuganira nuko nabonye uri umwana mutoya, kuko umuntu mbona akuze iyo mubonye mpita mutekerezamo nacyari umwana. Umuntu ukuze mpita ntekereza ko ari nka wa wundi. Iyo mubonye ubu ngubu rwose ntabwo ngikunda kuganira n'abantu bakuze cyane rwose. Yes, rero reka mvuge ngo mwakoze kubana natwe, kandi reka nshimire umuntu witwa Zayituni kuko yemeye kuvugisha ukuri. Uzi ko ufite umutima ukomeye kuko nk'uwa gipolisi. Ibintu byakubayeho uburyo ubivuga wisekera, shaka ko uri umupolisi. Nakundaga no guseka mu buzima busanzwe, nuko nahuye n'icyo nyine kikampungabanya. Iyo hari igihe mbyibuka nkumva ndarize, wenda nkumva amarira araje ntazaturutse,
ariko mu by'ukuri mu buzima bwanjye n'ubundi nari ndi umuntu ukunda kwisekera, ukunda gusabana n'abantu bose. Ubwo rero kubyakira nta nubwo ndi muri abantu bakomeza ibintu, nabaga ndi mayoneze. Ni ukubyibuka nyine numva ubwo bubabare, numva icyo kintu kiri kunshita, ibintu nk'ibyo nibwo mbyibuka nkagira. Utekereje agace bagutereyemo icyuma, utekereza iki? Iyo ngatekereje ntekereza yuko ntazongera ngewe no kugera Kimironko. Babikoreye Kimironko? Mvuye Nyabugogo mu Nkundamahoro, aho dufata akamoto twembi, kumva ko yampamagaye n'undi ari mu Nkundamahoro, azi ko ariho nkora nyine nanjye mu byambarwa. Angurira fanta aho ngaho, arambwira ati tugende mu gosi wajya inyama zaha rwose, tuyenge kuguha agakoko. Nuko mfata akamoto ndagenda, birangira bigenze uko nguko. Ntekereza ko niyo mpamvu yaducitse, kubera yuko iyo karitsiye bavuze ko n'ubundi atarahamaze iminsi. Ibaze wagiye kuri moto ugaruka muri ambulance? Muri ambulance zabwo natashye iwanjye, nagiye Kacyiru. Wihanga? Yego murakoze nawe. Si rero reka mvuge ngo mwakoze kubana nanjye, Uwiteka Imana akomeze kuba umugisha. Nyarukira kuri Instagram yanjye mwokabyara mwe nimba ndi kugira views 60,000, 50,000, 100,000 ntaragira byibura n'ibihumbi 2 by'aba followers. Murumva atari ikibazo gikomeye, ni mu following ubundi buzima bubashe kugenda neza. Kora subscribe kuri Yawe TV ubundi ukomeze kubana natwe. Imana ibahe umugisha. Ni Emi Nyawe nyine tu. Bye.